March 24, 1975, the world watched as Muhammad Ali. Umugabo wigeze kurara mu muhanda afite amadolari 100 gusa, nta byo kurya, nta kazi, ariko nyuma y'icyumweru yanditse filime imwe yamuhinduye icyamamare ku isi yose. Uyu ni Sylvester Stallone. Iyi ni inkuru itangaje y'ukuntu filime Rocky yahinduye ubuzima bwe burundu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo filime Sylvester Stallone yanditse ahinduye ubuzima bw'iteka. Reka nkwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, twaba tukugezaho ubuzima ku basitari batandukanye baba bakinnye mu filime, tukakubwira filime bakinnye, ibyo uteze byagufasha kuzireba. Bumva uri interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwe n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Reka dutangire twirebera uburyo filime Rocky yahinduye ubuzima bwa Sylvester Stallone. Ubuzima bwa Sylvester Stallone mbere yo kwandika filimi Rocky. Sylvester Stallone ntabwo yavutse ari icyamamare. Mu myaka 1970 yari umukinnyi wa filimi utaramenyekana, utagira amafaranga, utagira aho kuba neza. Yageze naho arara hanze, atagira icyo arya, yabaye mu bukene bukabije kugeza ubwo agurishije imbwa ye yitwaga Batkus ku madolari 40 gusa. Ibi yabikoze kugira ngo abone icyo arya. Iyi mbwa ye Batkus yari inshuti ye magara, yamubereye umufasha mu bihe bikomeye, ariko Stallone ntiyaragishoboye kuyitaho. Umunsi umwe Stallone yicaye muri salo ye areba umukino wa box hagati y'icyamamare Muhammad Ali na Chuck Wepner. Wepner yari umukinnyi wamenyereye gutsindwa, ariko uwo munsi yahanganye n'icyamamare Muhammad Ali mu buryo butangaje isi. Ibyo nibyo byamuha inspiration. Yahise yandika script ya filime Rocky mu minsi 3 gusa. Filime yavugaga inkuru y'umusore w'umukinnyi wa box w'umuswa cyane, ariko ufite umutima ukomeye. Did you know in the movie Rocky, Sylvester Stallone wrote the screenplay for Rocky in just 3 days? Nyuma yo kwandika iyo nkuru, Stallone yagiye kwigurisha muri za studio za Hollywood. Abayobozi b'amafilimi barayikunze cyane, barayishima, ariko ntibashakaga ko Stallone ayikinamo. Bamuhaye amafaranga agera ku madolari 300,000 kugira ngo bayigure, ariko bavugaga ko bazashaka undi mukinnyi w'icyamamare akaza akayikinamo. Stallone nubwo nta nirutoboye yari afite, yaravuze ati, ntabwo nanditse filime nka Rocky kugira ngo izakinwemo n'undi muntu. Yanze amafaranga, aguma afite icyizere. Nyuma yo kwanga amafaranga menshi, hari studio yemeye kumuha amadolari 35,000 gusa, ariko imwemera ko ari uzakina muri iyo filimi ye. Icyo nicyo cyahinduye ubuzima bwe. Ariko mbere yuko atangira gukina iyo filimi, yagarutse kureba wa muntu waguze imbwa ye. Uwo muntu ntiyashakaga kuyimugurisha, yamuciye amafaranga menshi, aho imbwa yagurishije amadolari 40 gusa, bamuciye amadolari 15,000. Stallone yaremeye arayigura, kandi iyo mbwa Batkus yagaragaye muri filime iyo ya Rocky ya mbere. Rocky yasohotse mu mwaka w'1976, ikoreshwa amafaranga make cyane, ariko yaje kuba imwe muri filime
zakunzwe cyane muri uwo mwaka. Yegukanye Oscar eshatu, harimo Best Picture, Best Director na Best Film Editing. Stallone yavuye mu bukene adafite ahaba, aba icyamamare ku isi yose, ndetse na n'uyu munsi Rocky irakibuka nk'imwe mu nkingi za sinema y'isi. Inkuru ya Stallone itwigisha ibintu bibiri: icyo ufite si cyo kiguha intsinzi, ahubwo iyo ukizera ibyo ushoboye biguha ubushake bwo kubirwanirira. Ikindi atubwira ni uko iyo utemera guhara indoto zawe, isi izahinduka iguha icyubahiro cyawe. Wakoze kubana nanjye. Muri iyi video gushimishije kanda kuri like, muri komenti utubwire umuntu twazagukoreraho ubutaha cyangwa indi nkuru twazababwiraho. Kanda subscribe kugira ngo nidushyire ikiganiro ubutaha kitazagucika. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.